Hey guys, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha kugurisha rubi zawe. Mbere yo kugira ngo dutangire, ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video. Hanyuma niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite, yandikiraho muri comment ubundi nze nkisubize. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel wa Darius Tech, ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu yandi mavideo agiye atandukanye. Muko maze kubibabwira rero tugiye kurebera hamwe uburyo wabasha kugurisha rubi zawe. Niba utari muri group yacu ya Rubinetwork, urebaho ngaho muri comment cyangwa se muri description, link irimo, hanyuma uze muri group yacu maze ujye ubasha kureba update za Rubinetwork, uburyo turi kubasha kugura rubi cyangwa se turi kuzigurisha, byose biba muri group ya Rubinetwork, tubasha kuganiriramo byose. Reka dukomeze. Hari ukuntu muri iyi minsi murazi ko Rubinetwork yashyize itangazo hanze ivuga ko abantu bagiye gutangira kugurishiriza rubi zabo muri iyi application ya Pibridge. Tariki 10 rero nibwo ibi bintu byatangiye, twatangiye kugurisha ejo hashize nibwo twatangiye kugurisha rubi zacu muri iyi application. Ejo tariki 10 zashize nibwo twatangiye kugurisha mo rubi. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wabasha gufata rubi hanyuma nawe ukazitangira kuzigurisha, ukazishyira ku isoko. Ibyo tugiye kurebera hamwe. Hano rero abantu bafite ikibazo cyahangaha kuri KYC yahangaha, iyi KYC hano gutya iba yarangiye, usibye ko kugira ngo irangire neza 100% bisaba ko ugomba kuba ufiteho nibura rubi 50. Rubi 50 zewanye haranama USDT 5 nkuko mubibonye hari hejuru. Nkuko mubibona rero murabona ko hano ahangaha kuri PIB cyangwa se Pibridge, iyi Pibridge murabona ko mfiteho ama PIB 26. Hano kugira utangire kugurisha rubi cyangwa se kugira uzishyire ku isoko bisaba ko uba ufiteho PIB 40. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wabasha kubona zira PIB 40. Abantu benshi bari bafite iki kibazo bakavuga se zino PIB 40 bari kudusaba turazikuraho he? Zira nyine bazifata nka gas fee, mbega nyine babifata nkaho ari gas fee. Mwese murazizi gas fees, mwese murazizi, nta umuntu mining wese zirabazizi. Hanyuma nurangiza reka nzinze mbibereke ko hano ntabwo twabasha ntabwo twabasha kugurisha rubi cyangwa se tugure rubi tutari twashyiraho zira gas fees. Niyo mpamvu navuze reka mbakorera iyi video ibafasha mbereke uburyo wabasha gushyiraho zira PIB 40. Urabibona rero tugiye kugurisha, tuza hano kuri sell. Urabona hano hari sell and buy. Buy ni ukugura, sell ni ukugurisha. Ni ukuvuga ngo twebwe bitewe nuko dushaka kugurisha turakanda haranditse sell. Ndakeka hari n'abantu benshi nabonye batangiye kugera mu isoko. Urugero nanjye ngiye kubereka uburyo twabasha kugurisha mpaka nyine bigiye ku isoko, hanyuma tugategereza umukiriya uri buzigure. Ngiye kubibereka guys. Gusa inama nabagira abantu mufite rubi ahangaha muri application ya Pibridge, nabonye igiciro cyasohokeyemo nabonye ari gikeya cyane, bitewe n'uburyo muzi ukuntu rubi zibasha kutuvuna. Igiciro cyasohokeyemo hano ni gito. Rero inama nabagira ni ukubika rubi zanyu cyangwa se mukaza mukazigurishirizamo hano, mugashyiraho igiciro cya menshi, igihe icyo giciro cyazazamukira cyageraho ngaho ubundi bakazigura. Murabibona rero hano, wenda urugero tuvuge, wenda urabibona hano hari yadushyizemo rubi dushaka kugurisha. Hano ndaza kuhagaruka hano nuko kugira mbereke ko bitakora hari zira gas fees 40 utari wazishyiraho. Hano uraza urabona dushyizemo hari rubi 20. Hano bari kutwereka igiciro minimum nyine y'igiciro bashyizeho. Hano urabona byari ibice 0 n'ibice 299 gutyo nyine. Haraniho igiciro nyine niyo yari maximum nyine, nicyo giciro cyari ntarengwa, cyari ntarengwa nyine. Ubwo wajya munsi kiriya giciro cyari kwemera, ariko hejuru ntabwo wajya hejuru, ntabwo warenga hariya. Mbega kiriya nicyo giciro rubi yari igezeho. Hano gas fees urabibona ko dufiteho gas fee 40. Suzi bibona baratubwira dufiteho gas fee
26 baratubwira ngo kugira ngo dutangire kugurisha rubi bidusaba gas fee 40 kandi twe dufiteho 26. Ngiye kubereka rero uburyo zino gas fees wabasha kuzishyiraho nyine kugira ngo nawe utangire ugurishe rubi zawe cyangwa se utangire ugure rubi. Urabibona hano dufite gas fee 26 n'ibice n'ibindi nyine murabibona, ndakeka murabibona. PIB kugira ngo utangire ugurishe guys, ngerageza kubasubiriramo akantu ku kandi macaka ko ibintu tubigendanamo akantu ku kandi. Urabibona hano dufite rubi 50, subibona murabibona ko dufite rubi 50 na gas fees tukaba dufite 26 PIB, ndakeka muri kubibona neza. Noneho ikintu tugiye gukora, tugiye kuza hano kuri rubi, hano muri rubi nyine coin ya rubi, hanyuma turakora icyo bita swap. Ndakeka abantu benshi mukora mining muzi swap ko nikora. Tugiye gufata rubi tuzihinduremo zira PIB kugira ngo tubone gas fees, tubone gas fee. Okay, urabibona hano turahakanze kuri swap, hanyuma hano urabona harimo amadolari kandi twe nta madolari dufiteho, urabibona dufite 0. Hanyuma turaza hano handitse USDT, turaza hano handitse USDT tuhakandi. Ndashaka kubereka akantu ku kandi, murazi ko Rubinetwork nababwiye ko tuzayigendanamo akantu ku kandi mpaka ibaye listed cyangwa igiye ku isoko. Mwibutse ko hano Rubinetwork ntabwo yagiye ku isoko, ibi ni byagateganyo byo muri Pibridge. Rubinetwork y'ubwayo ntabwo yari yajya ku isoko. Okay, hariya hambere uragenda ushyiremo Rubinetwork, hano ha kabiri noneho uhitemo PIB cyangwa se Pibridge. Hari hambere urabibona hano hari 0, turashyiraho bitewe nuko dufiteho gas fee 26 kandi dukeneye 40. Hano turashyiraho rubi ku buryo ziri buhure na bira bindi bice bisigaye. Ubwo hano turashyiraho nka rubi 18 gutyo, ndakeka ari rubi 18. Urumva nyine turabura 14, turabura 14. Hano PIB turaburaho 14 kugira ngo zihure na zira 26 bite biba 40, ari nazo badusaba nyine. Okay, uraza hanyuma reka dushyireho 16 katurebe hano, katurebe 16 n'ubundi biracyari bya bindi. Reka ubwo hano biradusaba 18, hano biradusaba rubi 18. Niba ari bwo bwa mbere nyine gas fees nta nimwe ufite, uraza gushyiraho rubi 30 na zingahe, I think ko ari 40, banza ari 40, ni 40 I think, ndakeka ari 40 niba atari 50. Gas fees urashyiraho rubi 50 niba atari 40. Urumva ko iyi Pibridge cyangwa se iyi Pibase bisaba umuntu ufite rubi nyinshi. Urumva nyine ntabwo wawe ufite nka rubi 100 cyangwa se 50 nguje ngo ku mining ngo kuzigurishirizamo hano. Bisaba umuntu ufite rubi nyinshi nibura guhera mu 150 kuzamura. Undi iyi Pibridge ngiye ukuntu nayibonye, nabonye abantu bamininze kuva kera aribo bayikeneye, naho twe turi kwimayiningira tugifitemo amarubi 200 300. Nta kintu iyi ngi nta kintu yadufasha pe. Murazi ukuntu kubona rubi ubungubu bigoye. Okay, numara kubiregera neza wabibonye neza, uzaza uhita ukanda hano handitse swap. Hano uzaza ukande hano handitse swap. Guys, gusa iyi Rubinetwork muri Pibridge nubwo yasohotse kuri iki giciro, kino giciro ntabwo ari gikeya. N'ubundi coin menshi hari n'amacoin yasohokera ku bice 0 n'ibice 0.001. Iki giciro ntabwo ari gikeya, igiciro ntabwo ari gikeya ku buryo abantu benshi bakwiheba ngo yasohokeye ku ubusi. Iki giciro yasohokeye ufite coin nyinshi ugira ngo se harimo amafaranga menshi yarimo. Okay, nurangiza uzakora confirm hanyuma uze ukande okay. Hano bakubwira ngo congratulations you just successful n'ibindi. Hano ni kuvuga ngo za rubi tuzihinduyemo PNB cyangwa se Pibridge tuzihinduyemo PIB, sorry, tuzihinduyemo PIB. Murabibona ko hano reka dusubire inyuma nze mbibereke. Dufiteho mwibuke ko twa dufiteho PIB 20 na zingahe, dufiteho rubi 50. None urabona hano kuri balance urabona dusigayeho rubi 32. Ubwo rubi 18 zose zise zicomoka nyine ziragiye. Murazi ukuntu kubona rubi 18 bigoyesha. Zino gas fees nyine baduciyemo hano nabonye ari nyinshi cyane.
ni nyinshi pe. Urabona hano USDT dollar twari dufite amadolari 5 none hasigaye amadolari 4 n'ibice byinshi nyine, ibyo ni ibice bindi biri inyuma yo n'amadolari 4. Okay, mbibutse ko iriya KYC ntibabasha kuyikuzuriza hari hatariho amadolari 5, yuzura neza hariho amadolari 5, ariko ntacyo bibuse kuyuzuza n'ubundi ko turi kugurisha no kugura, ubundi kuyuzuza ubundi byo sinzi wenda cyetse niba hari ibindi bintu wenda imaze kuba wayuzuza, gusa ngiye mbona nta kuba twakoze nuze eshatu zose nta kibazo. Okay, urabibona hariya niho dukorera swap. Hano tuba dushaka trading cyangwa se kugurisha cyangwa kugura. Hano buy ni ukugura, hari sell ni ukugurisha. Bino bintu mujyemo bitandukanye. Hano sell ni ukugurisha, hari buy ni ukugura. Si muri kubyumva neza? Hano muri Pibridge harimo abantu benshi baba batazi bino bintu bya buy and sell. Buy ni ukugura, sell ni ukugurisha. Uba ugomba kubimenya rero, uba ugomba kumenya kubitandukanya. Okay, noneho twe bitewe nuko dushaka kugurisha turaza hano muri sell, ubundi tugiye gushyiraho order cyangwa se tugiye gushyiraho mbega nyine isoko ryacu, iko navuga. Gerageza kuhakorera utuntu kutundi, nuko mba mbona nta like, nta comment, nta yours. Je nditanze nkukorera ikintu kigufasha, wari wabuze uburyo ubigenza n'iki kandi mbabwira ko ino Rubinetwork nzabakorera video paka ibaye listed cyangwa se paka tuyibonyemo amafaranga, ariko ugasanga ntabwo unantiye n'inkunga wenda ngo nambwire courage cyangwa se umbwire uko nabafashije, ugasanga nyine uragiye urarebye urikwamiye uriturije, kandi iyo uvuze bintera courage yo kuzakura n'indi video mbega muri make. Nikanjye mbarabura guys, mwibutse ko umuntu ufite rubi zo kugurisha, mwibuke ko turi kuzigura muri group ya WhatsApp, turi kuzigura n'abakeneye kuzigurisha cyangwa se kuzigura, nabwo harimo abantu bazigurisha ku giciro kiri hejuru, twe tuba tuzigura nyine ku giciro kiri hasi. Ni gutyo nyine mba ndi kubarabura tuntu kutundi, narababwiye nta kintu nzigera mbahisha. Okay, hano rero uzaza urebe igiciro isoko rigezeho, uzareba hano igiciro isoko rigezeho, nkundi aba ari cyo ushiraho, kuko ushizeho igiciro kiri hejuru cyane y'igiciro bari gushyiraho ntabwo byakunda, ahubwo ugiye munsi ho byakunda. Wenda ushaka nko kugurisha vuba vuba ushyiraho make, ariko ushaka kugira ngo wenda ugendane n'isoko ushyiraho aho isoko rigeze. Okay, hano rero dore ahangaha hano gutya, aha niho ureberaho isoko rigeze, ahangaha niho urebera aho rigeze. Hano urabona dushyizeho rubi 32. Izi rubi 32 nizo tugiye gushyira mu isoko, nizo tugiye kugurisha. Ira gas fees nabiberetse ko twazibonye. None hano izi rubi 32 bakubwira ko zihwanye n'amadolari 11, uvuga ngo USDT 11 na amadolari 11. Ubwo zira 32 nituzigurishiriza hano, nidutanga hano order bakazigura, bazaduha amadolari 12. 11 I think ni 11. Okay, uzaza ukanda hano handitse create a new order, uvuga ngo hano nyine ushyizeho isoko rishyashya. Hariya nyine uragurishije mbega muri uzishyize ku isoko, zira rubi 32 uzishyize ku isoko. Urabibona hano ni ibintu bita byikora direct, ntabwo bitinda. Urabibona ko bari kutubwira ngo sell rubi. Hara urabibona ko hano order yarangiye, hano byarangiye. Urabibona hano uraza ukanabireba byose, ukareba akantu ku kandi, ukareba ibirimo imbere ibyo wakoze niba ari byo, kuko hari igihe ushobora gushyira ugasanga ushyizeho nk'udufaranga dukeya bagahita bagura ukishyira ku isoko, icyo gihe nyine biba birangiye. Uraza ukabanza ukamakinga sure ko ibintu wabikoze neza. Ushaka guclosinga order, ushaka kubisenya nyine kugira ngo utajya ku isoko, uraza ugakanda close order. Hano handitse close order, icyo gihe ubu bihagaritse, rubi zawe barazigusubiza uko byari bimeze nyine, na za gas fees nta kintu baba batwaye, byose nyine barabigusubiza. Gazi nkwibutse gukanda like kuri iyi video, njye mbibutsa dore mwagoswe kandi hari abantu benshi izo video zigirira akamaro. Hano kuri buy niho tubasha kurebera abantu bari kugurisha rubi. Hano hari igihe uzasanga byivanzemo na pay, gusa iyo wahisemo rubi aba ari rubi. Ubihitiramo aho ngaho hasi, aho hari akantu kari kwikaraga ukuntu,
aho niho uhitiramo niba ari Rubi cyangwa se niba ari Pi, bitewe nuko yino Pibridge habamo n'andi ma coin, habamo urabona harimo za USDT by BTC, harimo za Ethereum, harimo nyinshi mo hano habamo andi ma coin menshi cyane. Urabibona Rubi, urabona ko haradusigaranye 0, noneho PNB dusigaranye PNB imwe, hano urabibona dusigaranye PNB imwe, mu gihe gas fees ziba ari 40 haradusigaranye imwe. USDT amadolari hari yavuyeho. Hano notification, hano niho tubasha kurebera amatangazo cyangwa se byakozwe muri account yacu. Guys, nizere ko iyi video igufashije. Niba igufashije unyandikira muri comment umbwire ngo iradufashije, hanyuma niba utari wakanda subscribe wibuke kuyikanda, duhurire muri groupe ya WhatsApp.